cyane, ndabashuje cyane abakunzi ba Ayokamu TV, abantu badasiba kudukurikirana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ninja no kubagira inama cyangwa se kugira ikintu mvuga. Mu buzima tujya tugira impuhwe nyinshi cyane ndetse tukanafasha ko tugasanga akenshi twafashije n'abantu batabikeneye. Ubu rero nandi kuvuga nti ibi bintu bikubayeho njyewe nari mbizi kandi no mu content creator mugenzi wawe twese turimo guhiga byazakubaho byazakubaza. Muri iyi karere duhura na byinshi ariko uyu munsi nje kukugira inama. Njyewe nari umunyeshuri mu mwaka wa 2024, nigaga mu wa kane. Noneho ariko iyi ni inkuru ubufasha tujya dutanga dushaka tujye, niba utasenze ngo Imana iguhe amakuru ndakwinginze rwose ntukajye ufasha umuntu wese upfuye kubona. 2024 nibwo twari turi mu gifungo cy'igihembwe cya nyuma, nibwo umutipe ntabwo ndi umuvuga izina mumbabarire, ariko ndagira ngo nawe nujya gufasha umuntu ujye ushishoza kandi urebe kure, urebe ngo ese ninde ngiye gufasha. Umutipe yaraje byari 2024 mu mpera ansanga ahantu ndi gukora, abantu b'ikiramuruzi muri Gatsibo mu Burasirazuba, umuntu uri bwumve iyi video washobora guhita bimenya cyangwa se ariko niyo wamumenya ni ukuri wowe ubifateho nk'isomo ntumushyire hanze ntumuvuge. Kuvuga ngo 2024 nari ndi gukora ahantu ku isoko, mbona umutipe araje. Umutipe nyine yaraza, ubona njye mu buzima bwanjye umuntu ushaka kwiga ufite gahunda, umuntu ufite kwiteza imbere, uwo muntu iyo mfite ubufasha numva mbona ibintu ansabye mbishoboye ndabikora. Mu buzima bwanjye nabujijwe amahirwe yo kwiga kubera ko nahuye n'ikibazo niga nkuze. Ubu rero njyewe mbonye umuntu abishaka akiri mutoya mparanira kumufasha. Umutipe rero nawe yari mukuru ariko nameze nk'umuntu wasigaye mu kwiga, nyine ubona ko nawe nyine yahuye n'ibindi bibazo nyine bikomeye cyane, ariko ngira umutima wo kumufasha kubera ko nanjye ndi umuntu. Umutipe rero nabanaga na petit frere, mbana n'undi mushuti wanjye, twabanaga turi abantu benshi n'abandi batipe bari bahari nabo bari baje gushaka inzu yo gukodesha ngo babemo ariko batarayibona. Umutipe rero yaraje byaye nka saa 12 za nimugoroba, mbona arahagaze afite n'akantu k'akabogisi. Akabogisi kari karimo udukoresho nyine yari bwifashisha. Umutipe rero yaraje turaganira, ambwira ko arimo gushaka ikigo, ambwira ko avuye ahantu henshi ariko ukizenguruka ashaka ikigo, ambwira ko yakibuze. Umutipe nyine twaricaye turaganira tumarana igihe kinini kuko nari ndi gukora ahantu njyewe nakoreraga umuntu umukorera, ahantu twakoraga capati, ahantu twakoraga amandazi, hari ahantu twakoraga impapuro bapfunyikamo bakoramo isambusa. Utuntu twanjye ubundi nanshaka wampamagara ukampa n'akazi cyangwa se ubifite ukambwira ati ngiye nshakira abakozi kabisa. Mfite abatipe banjye nyine twabikoranagamo. Noneho njyewe umutipe twaraganiriye ambwira ko afite ikibazo nyine giteye gitya, ambwira ko ikibazo afite ari uko yaraje kwiga ariko ikigo yari wagihiga yakibuze, yashaka kwiga MCE nanjye niyo nigaga. Icyo gihe rero twaraganiriye ambwira uko bimeze, ndamubwira nti rero nanjye mba hano ruguru niga hano hafi aha, nanjye hano mba ndacumbika. Nari barambwira ati noneho ngenda namubwira nti vuba nkukubita ikintu bita ingange muhungu wanjye, no mu gitondo wowe ejo ko ufite amafaranga uzagenda ushake nawe uburyo uzabaho. Umutipe nta kindi yakoze, twabanye muri iyo nzu ariko ntazi ko afite akageso. Mwa bantu mwe ugera ku kintu bita ingeso ku muntu, ingesi gutandukanya n'umuntu kandi mwari inshuti, ingesi gutandukana n'umuntu ubona nta kintu yaratwaye ariko bikarangira mutandukanye nabi. Umutipe rero twaje guhura, turahura turaganira, nyine turabana mu nzu gutyo, turabana aza gukominikana n'umutipe umwe twiganaga nyine nawe twe twacumbikiye utari wakabonye inzu, barabana baba inshuti nyine. Noneho umutipe atangira ariko anywa inzoga my friend. Nimvuga ko anywa inzoga ngira ngo sinzi uko ndi bubifate. Yaranywaga bimwe bita njyo nuko nywa nzobyo. Umujama yaranywaga mana sinzi ukuntu ndi bubone nabivugamo, ariko umutipe yaranywaga byatanu. Noneho ubwa mbere yaranyweye aranywa, ndabyibuka bigeze no kumufata yanyweye ariko anywa inzoga nyinshi cyane kugeza ubwo no kuzishyura byamunaniye, baramufatira bamwaka telefone. Icyo gihe ndabyibuka arumva nari nyiri hasi, uwo mutipe baramufashe bamwaka iyo telefone, hari harimo batiri yanjye kari agatelefoni kagatushi ka Tekino, bamutwaramo nayo muri kadange yari yashyizemo. Ndaceceka ndavuga nti buri ubwo ibi byago bibaho nanjye ndi umuntu, barayitwara. Ariko noneho ahantu byaje kugumya kumbera agateranzamba, nyuma twaje kuganira ndavuga nti uyu mutipe
nafashije nyuma bije kuba ikibazo mu rugo batabizi byazambera ibindi bintu, naje kumufata umutipe ndavuga nti kamujyane mu rugo ahamenye, narabanjije ndagenda ngezeyo ndamuhamagara araza, umutipe icyo gihe yahise araza amenya mu rugo, igihe cyo gufungura kiragera, igihe cyo gufungura kigeze dusubira i Kiramuruzi kubayo nyine aho ngaho twabaga, icyo gihe inzu twayishyuraga amafaranga ntuvugira aha hantu ariko nta n'igiceri na kimwe cy'icumi yigeze yishyuraho, kandi yari yaje afite amafaranga ariko nta giceri na kimwe yigeze yishyuraho. Ayo mafaranga ni njye wayishyuraga na murumuna wanjye, kubera ko nyina ni umunyeshuri urumva uruhare runini rwari urwa murumuna wanjye. We ntago yigaga icyo gihe, we ntago icyo gihe yari yakize, icyo gihe yari akiri no mu Rwanda ko ifitiye gahunda yo kujya muri Kenya, kubera ko yashakaga we utuntu twa mekanike nitwo yarize nyine twa short course. Noneho rero uwo mutipe icyo cyaje gukurikiraho twaje gutangira turagenda mugurira inifomo mu mafaranga yanjye, njyewe namuguriye inifomo mu mafaranga yanjye, ntabwo ari ibintu byo kugira ngo nikine, mu mafaranga yanjye, kubera ko imyenda nayiguze n'umuntu wayiguze ashaka kujya kwiga ariko birangira afunguye asanga ntiyatsinze, imyenda rero ndagenda ndamutereta ndayigura ari njye ushaka kuzayambara. Noneho mbonye uwo mutipe adafite amafaranga, kubera ko uwo mutipe bari baje bamenyanye twari ducumbikanye yari yamwibye, birangira nyine njyewe nifashe ndamurwariza mugurira imyenda. No ku makaye nari naraguze ko njye nakoraga ngura amakaye, buriya iyo uri umwana uzi ko iwanyu ubona badafite buri kimwe cyose wakenera, nawe ushyiraho uruhare rwawe. Nanjye rero narifashe nshyiraho uruhare rwanjye ko nigurira amakayi, nigurira ibintu byinshi byose nkenera, ubundi najyaga nkunda gufungura ibintu byose narabyiguriye, mu rugo bantangira minerivare gusa. Samutayimu nayo iyo naga nyifite twariyongekanyaga. Umutipe rero namuhaye amakayi aragenda ajya kwiga, ariko nyuma yabwo naje guhura n'ikibazo cyo kurwara amenyo. Ujye wumva abantu tubana nabo muri iyi sosiyete, ngiye cyo kukubwira wa munyarwanda we, rwose abantu tubana nabo muri iyi sosiyete, naje kugira ikibazo cyo kurwara amenyo, njya guhura na dogiteri, nagiyeho kabiri, ubwa nyuma noneho nibwo petit frere twe twaraye twishyuye inzu, urumva inzu twari twayishyuye amezi 6, ayo mafaranga ari menshi my friend, utagira ngo wenda inzu twarayishyuraga mu rugo ntabwo bayitwishyuriraga, kuko njyewe nari natinze nshaka kujya kwiga boarding ariko birangira byanze. Murumuna wanjye ambwira ubwo barwaye isomo udashaka ariko udashaka kujya kuryiga boarding, arambwira ngo ngwino, mugo nawe najya boarding ntibazanyishyurira inzu rero narayishyuriye na petit frere. Mu rugo nyine baza kubyakira, babonye n'ubundi ari byo nashakaga, ibyo bintu ngiye kwiga aho ngaho niga ntaha. Umutipe rero nyuma yabwo twaje guhura gutyo nyine, ariko nyuma naje kurwara amenyo tubana, ahantu namenyeye abantu nkumva njyewe ngize n'agahinda kenshi, n'ubwo